Muraho neza, nitwa Mutuyemariya Rachel nkaba umukorerabushake muri Mental Health Dignity Foundation. Kuri uyu munsi twabateguriye uburyo butatu bwo kwivura ubwoba. Ni ibisanzwe kugira amarangamutima mabi y'ubwoba, ariko hari igihe bikabye umuntu akaba yakenera kwiyitaho kugira ngo ayo marangamutima yahoshe hanyuma abashe gukora imirimo ahamagarirwa neza. Umwitozo wa mbere uvura ubwoba ufata hano kuri mukubitarukoko murarubona ni urutoki rwa kabiri, hanyuma ugahumeka. Tubikorane kugira ngo tubyigire hamwe. Winjiza umwuka mu mazuru nk'uko twabibonye mu mavideo abanza, ukawusohorera mu kanwa. Umwitozo wa kabiri turanyuranya amaboko gutya duse nk'abipfumbata, hanyuma tugire gutya amaboko nka kwa kundi akanyugunyugu gakubita amababa yako igihe kaguruka, hanyuma duhumeke twinjiza umwuka mu mazuru tuwusohorera mu kanwa. Iyo bibaye byiza igihe ukora uno mwitozo urahumiriza kugira ngo urusheho kwiyitaho. Yego, umwitozo wa gatatu wo kwivura ubwoba ni ukubyiringira hejuru y'umutima. Ukabyiringira ariko uhumeka kandi ukanibwira interuro nziza uti nubwo mfite ubwoba ndikunda kandi niyakiriye uko ndi. Ushobora gusubiramo ino nteruro gatatu cyangwa se ushobora no kuba warenza izo nshuro, icyangombwa ni uko wiyitaho ukamererwa neza. Imyitozo yacu itatu tukaba turayisoje. Ndizera ko imyitozo twayikoranye twivura ubwoba, twivure amarangamutima mabi y'ubwoba bityo turusheho kumererwa neza, tugire ubuzima bwiza bwo mu mutwe.